ntekereza ko abana bari mu kigo dusanzwe tuzi mu myambarire yabo ikaba yahindutse, mu misokoreze yabo ikaba yahindutse, mu nkandagiro yabo ikaba yahindutse. Ntekereza ko buryo no mu ndirimbo zabo nabwo bahindutse. Iyi korali kandi nzi ko igaragara imbere kandi ikaba iri mu buhembe bw'imbere no gutanga Jean Bosco bakomeye mu video harimo n'ibibazo by'ibibazo. Iyi korali dutegereje Umukiza, amazina y'ibyo byazi, kandi ndakubaza nk'umuyobozi wayo, umuyobozi wa korali dutegereje Umukiza, ikibazo cya mbere, mbese iyi korali yatangiye ryari? Iyi korali yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2001 mu kwezi kwa gatatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 mu kwezi kwa gatatu. Iyi korali imaze imyaka ingahe? Iyi korali imaze imyaka 23. 23 kuko ndumva uri umuyobozi w'umuhanga, ntabwo ndimo kubaza ngo abagize birangaye kuko abenshi ndabazi, nubwo baba batanga ingoma nziza cyangwa se zitandukanye, ariko turabazi. Tugeze aha hano mugaragara na korali ijwi rirenga, mugaragara na korali pop message, ndetse mugaragara n'ababyeyi beza, ababyeyi b'abamama. Nakubaza ikibazo kimwe, kubera iki mwaduteranirije aha ngaha kandi aya makorali abagaragariye mufite n'ubundi mwadutumiye yadusukije kuva mu gitondo kugeza amasaha, ni impamvu ikiba? Murakoze cyane. Twabateranirije hano nk'abakunzi bacu bakora dutegereje Umukiza kugira ngo dufatanye ibyishimo dufite kuri uyu munsi. Ibyo byishimo ni ibihe? Ibyishimo dufite ni byinshi, ariko ibyishimo nyamukuru dufite uyu munsi ni uko ivugabutumwa risumbye kubyo twari dufite. Batinutse ivugabutumwa risumbye kubyo mwari mufite. Mwari mufite ivugabutumwa ritari mu buryo cyangwa rimeze rite? Mbere y'uyu munsi twari dufite ivugabutumwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twari dufite imizingo 3 ya audio, 2 ya audio ndetse n'ibiri ya video. Ariko uyu munsi twungutse undi muzingo wa audio n'undi muzingo wa video. Bituma rero duhamagara abakunzi bacu n'inshuti zacu kugira ngo dufatanye kwishima. Iryo jambo muri mbere amashyaka barakunze ashimira imyanda uretse gukora gatatu. Ikintu dukora kiri turagira ngo tumushireho gato cyane, gato gashoboka, hanyuma noneho wumve muri make uko iyo nyungu ingana. Niba bishoboka rero bikorera abantu